muraho neza ikaze kumuyobora mugari wa Scholars. Rwanda Polytechnic abantu mwese mwakozemo application hari results ubu tuvugana ziri hanze, buri wese wakoze application yemerewe guchecking. Ikintu ukora ni ukuza ukajya muri system yabo ugakoresha ya application number. Ikindi kintu ngiye kubagarukira ku video ni ukuvuga ngo nkimara kubereka uko mureba results zanyu muri Rwanda Polytechnic, ikintu mugomba kumenya ko muri University of Rwanda hari abantu bari kwibaza ibintu byinshi cyane. Hari abo byacanze ibibazo bitandukanye bari kwibaza bitewe nuko systeme zigiye zifite ibibazo bitandukanye, ndetse bamaze gushyira hanze entry requirements nshyashya zirimo ibigenga abantu ibyo bagomba gusaba, ndetse hamwe batanga amanota cut off marks, amanota ugomba kuba ufite nibura kugira ngo wemererwe gukora iyo application. Ibyo bintu byose ngiye kubagarukiraho muri video, niyo mpamvu usabwa kuyikurikira neza witonze kugira ngo umenye buri kimwe kandi gisobanukirwe. Hano muri Rwanda Polytechnic akaba ariho duhera, ndaje mbahereza link muri video description ibafashe kumenya ibisubizo byanyu. Niba uzi kutarareba results, andika link ya results muri comment, hanyuma zemite nkuhereza link muri comment, hanyuma ubone uko ureba ibisubizo byawe. Ukimara gufungura link ndaza kuba naguhereje, barakuzana kuri page imeze gutya. Hanyuma ikintu dukora wowe ni ukuza ugafata ya application number yawe ukayishyiramo hano, wamara kuyishyiramo ukagira ute ugakanda no kuri check admission. Wamara kuyikoraho bahita bahaza aho ugomba kubonera ibisubizo byawe. Noneho iyo wabaye admitted hari ahantu ubona ugomba kudownloadinga admission letter ukayishyira muri device yawe, hanyuma ukayisavinga. Hanyuma ikintu gikurikiraho iyo umaze kubona ibisubizo byawe, iyo ubonye warabaye admitted, hanyuma hari ibintu ugomba gukurikiraho. Hagomba gukurikiraho registration. So registration amategeko n'amabwiriza yigenga University of Rwanda Polytechnic yamaze kubisobanura byose, kandi mbibereke. So ngiri itangazo ryamaze gushyirwa hanze na Rwanda Polytechnic nuvuga ngo iyi ni nka leta baguhereza iyo bita acceptance letter. Iyo umaze kuba admitted baguhereza acceptance letter ikubwira ibi amabwiriza akurikiraho byo ugomba gukora. Nuko ngomba kibona kuvuga ngo I'm pleased to inform you that your application for admission to Rwanda Polytechnic has been successful. Ngo wabaye admitted, hanyuma ikintu itukora ni ugushaka amafaranga ibihumbi 57. Aya n'amafaranga yishyurwa n'umunyeshuri, arimo ibikoresho bimwe by'ingenzi nk'ikarita y'ishuri, harimo n'amafaranga yajya kuri insurance, ndetse n'amafaranga yo kwiyandikisha 50,000 byose hamwe bari 57,000 akishyurwa kuri konte ya Rwanda Polytechnic mu buryo nyine bukurikira bagiye basobanura. So niba uzi ko wabaye admitted ugomba kwitondera ibintu ukabikora mu buryo bukwiriye kugira ngo bigende neza. Dore system yo kwishyura ni iyi ngiyi hano, umaze kuyikurikiza. Hanyuma ubwo abantu batabaye admitted muracekinga impamvu yatumye mutaba admitted. Iyo uje ugasanga wabaye not admitted bakakubwira reason, urareba niba iyo reason koko ari iyo. Wasanga hari aho bitari kugenda neza ugashaka kuri clama, urazwa kora kuri appeal. Imaze kora kuri appeal uhituza ukuzamo impamvu ushaka kurekarama hano, warangiza hano ugashyiramo izi document zikurikira. Wamara gushyiramo document ukazauploadinga, ugahita ukora kuri submit, ukabyohereza, ugategereza igihe abantu bajuriye bazasubirizwa, nawe ukamenya uko bimeze. So ndizera Rwanda Polytechnic mumaze kumenya uko byifashe. Umuntu ufite ikibazo cyacyo cyose kindi yaba yibaza ajye muri comment section acyandika, hanyuma tumufashe gusobanukirwa biruseho. Hari n'abakoze application muri Rwanda Polytechnic bakomeje kumbaza tese umuntu ashobora gukora muri Rwanda Polytechnic application yangiza kongera agakora no muri University of Rwanda. Yego byo birashoboka, ahubwo umuntu wakozemo akabona ntabaye admitted ashobora kureba no muri University of Rwanda akareba bitewe n'amanota afite, akareba niba yagira izo yaplayingamo, cyangwa se no wabaye admitted muri Rwanda Polytechnic ariko akaba afite n'izindi yakwapranga muri University of Rwanda, ashobora kuyikoramo application iza mufata nayo agahitamo iyo yumva ashaka kwiga kurenza indi. Hanyuma University of Rwanda yamaze gushyira hanze ama entry requirement mashyashya nkuko muri kwabona hano ngaya aya na 2025 2026
nkuko muri kubibona. Iyi ni College of Arts and Social Sciences, abantu biga izi programs nkuko muri kubibona biga imyaka 4, nabagiye biga ibintu by'indimi, niho abenshi biganje. Niba uzi ko wize mu bintu bijyanye n'indimi, uraza kureba muri iyi college urebemo amawusheni ari related, ariko no mu zindi college hari gihe harimo ibyo wemerewe gusaba. So byose birimo hano. Ku muntu utarabona izi entry requirement agiye muri comment hariya nawe azisabe ahabwe izi entry requirement. Umuntu mushya ubonye urubuga rwacu bwa mbere akaba atarakora subscribe, akanda subscribe kugira ngo azayacikanwa n'akantu tubagezaho, yaba ari job opportunities ndetse na scholarship opportunities hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Dukomeje na hano hari izindi entry requirements ku bantu bashaka kwiga ibintu bya college muri College of Business. Hanyuma ikintu kigendanye n'amanota, arakomeje kubaza ngo amanota fatizo, hari faculties cyangwa amawushoni amwe hano bashyizeho amanota, ariko hari nayo batayashyizeho. Urugero nk'aha ngaha uri kubona nk'iyi ushaka kwiga Bachelor of Education, kwigisha Physics and Chemistry, murabona ko bashyizeho amanota fatizo. Nuko ngo umuntu ugomba gusaba iyi agomba kuba afite principal pass muri Physics na Chemistry, ariko afite grade C mu masomo yose ariyo minimum, cyangwa se afite amanota 70%. Ibyo nibyo umuntu ushaka gusaba iyi program agomba kugenderaho. Ikindi abantu bashaka kumenya izindi nabo baragenda basoma, dore bigiye biriho kuri zimwe, ariko ntabwo ari zose bagiye babishyiraho, hari zo batagiye babishyiraho. Gusa ku ruhande hano uyu mubare muri kubona ni umubare w'abanyeshuri bazagerageza kwa admitting. So na abanyeshuri bazadmittinga, naho uzajya ureba side zose hanyuma ugenda ukompara bitewe n'ibyo ushaka kugira ute gusabamo hano. Ikindi kintu mugomba kumenya nuko abantu hari ibibazo byinshi bitandukanye abanyeshuri kurapanga muri University of Rwanda bari kugenda bahura nabyo, haba ari mu kwishyura ndetse n'uburyo no muri application. Ibyo nibyo bibazo ngiye kubafasha kugira ngo musobanukirwe ndetse umenye nuko ubikemura, bimwe kuko biroroshye kubikemura cyane, ntabwo ari ibibazo bigoye. Hanyuma ikindi umenye amakuru nyine ukeneye yose kuri byo. Tugende kuri rya tangazo n'ubundi ryacu, hano hari uburyo bugeze kuri 2 University of Rwanda atangajemo ko bukoreshwa mu kwishyura, sibyo? Hano mu mabwiriza batanze, ikintu cyambere ugomba kumenya wowe ugiye kwishyura ukimara kubona reference number cyangwa reg number, kuko reference number ni kimwe, hari abantu batari kumenya ko reference number ari kimwe ni reg number cyangwa se student number. Byose ni bikoreshwa kugira ngo bisobanure uramubare uhabwa ugizwe n'imibare 9 utangizwa na 2. Iyo reg number yawe rero ikintu ukora ugiye kwishyura aya mafaranga 5,000 ya application fee, urakanda akanyenyeri 775 akanyenyeri 5 urwego. Ukimara kubikanda barakubaza code. Iyo bakojeje code rero nta yindi code yindi ushyiramo uretse gushyiramo iriya reference number. Ariko ikintu iyo bakwajije noneho, iyo bakwajije merchant code waciye kuri iyi link, ushyiramo iyi merchant code muri kubona aha ngaha, iyi ngiyi. Iyo uyishyizemo nyine ubwo bakwemerera gukora. Hanyuma iyo bakwajije pair code ni code ushyiramo iriya reference number. Ni ukuvuga ngo ku muntu uraza gukoresha iyi code akanyenyeri 775 akanyenyeri 5 urwego, arahita abazwa iyi code pair code. So bakikubaza pair code cyangwa hariho biriya bya bill, urandikamo reference number yawe itangizwa na 225 gukomeza, igizwe n'imibare igeze ku 9. Ubwo urayishyira, numara kuyishyiramo wohereze, ubundi ukurikiza amabwiriza neza. Numara gukurikiza amabwiriza uraza kwemererwa. Ariko noneho hari ukuntu urajya kubikora wayishyira bakavuga ngo iri invalid. Ibyo ntabwo ari ikibazo, ibyo ni ibintu biri general ku bantu benshi. Iyo system itarakunda cyangwa se ukimara gukora application aribwo ukibona reference number yawe cyangwa reg number, ntabwo system iba yakiriye neza. Uragera muri database neza za UR kugira ngo ubone kuba wahita wishyura ngo bikunde. Bibanza kwanga, noneho utegereza iminota, bitewe n'iminota UR yari yavuze hano. Hano uramuri kubona ukimara kwishyura, ntabwo ari byo tugiye kurebaho, kuko hari igihe ukimara kujya kwishyura utegereza iminota runaka. Iyo minota ishize
wageze muri systeme bitabikunda, ariko hari n'igihe bitwara amasaha menshi, bigatwara umunsi wose bitarakunda, bitewe n'igihe abantu benshi baba bari gukora application nyine bose ntibahite bakorerwa cyane imwe ngo ibintu bijye ku murongo. Ariko buri wese akomeza kugenda agerageza system biraza gukunda, nimugire ikibazo ibyo nibahangayikisha. Hanyuma ku bantu bajya kujya kwishyura kuri banki nabwo hari ibyo kwishyura bakubwira ngo ntabwo student number yawe na nuza iri kuboneka muri system tani birakunda, nabyo bigasaba ko uzasubira kuri banki kwishyura nkuko biba bimeze nyine, bitewe nuko system ibi yagiye ibitwara. Ano kuvuga ngo ibyo bibazo byose bibanze kuvaho wakwishyura bigakunda. Bibanze kwishyura bigakunda, hano nuvuga ngo uhita usubira muri system ugasoza application yawe, ugahitamo za option uko ari 3. Amara kuzihitamo ukohereza ugakora submit. Iyo umaze gukora submit birangiye, nta kindi uretse gutegereza ukazahabwa ibisubizo. So ikintu mugomba kwitondera ahangaha rero, kimwe mu bintu mugomba kwitondera no kwitondera, mugomba kwishyura ukoresheje student number yawe cyangwa se reg number. Ikindi nuko iyo uri kwishyura ugiye kuri banki, ntabwo ujya ku agent nkuko bagiye babibuza. Ibintu muri kubibona hano muri itangazo, ibyo nagiye mbibasubiramo n'ubushize nari nababwiye no muri video iheruka. Nujya kuri beka urishyura double, urishyura 5 wongere wishyura ibindi. Nujya kuri beka agent nyine n'ibindi kuvuga, ujye kuri banki branch ya beka aba ari wishyura amafaranga, nibwo ibintu byawe biragenda neza. Rizera amabwiriza yose agenderwaho neza, nizere ko muyakurikiza kugira ngo ibintu byanyu bigende neza. Undi muntu wari wese ufite ikibazo ajye muri comment section akibaze, hanyuma afashwe asobanurirwe buri kimwe cyose. Wowe bafashe umwanya ukareba video, ndagushimiye cyane. Tubonane muri video itaha, kugira ngo utazacikanwa n'ikintu cyose tugenda tubagezaho. Ubaye utarakora subscribe wayikanda, ubaye warayikanze kanda kuri like, hanyuma video yacu bigaragaze ko wayishimiye.